ويكتب الله خيرا أنت تجهله وظاهر الأمر حرمان من النعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ishimwe nikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad mwene Abdullah we n'umuryango we n'abasangirangendo be n'abakomeje kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe atubabarire ibyaha byacu kandi umwanya tumara twicaye tuganira kuri Qur'ani ntagatifu azawuduhembere hano ku isi, azanawudushyirire ku munzani w'ibyiza ku munsi w'imperuka. Allahumma amin. Bavandimwe b'Islam, nkuko mubyibuka dufite amasomo abiri yatambutse dusesengura suratun Naba, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati amma yatasaalun, ese barabazanya kubiki? Ani naba azim, barabazanya ku nkuru idasanzwe, inkuru yo kuzuka. Ibi twabiganiriyeho mu masomo abiri yashize. Uyu munsi insha Allah ta'ala irakaba ari isomo rya gatatu, akaba ari isomo tugiye gusozamo suratu an-Naba, ndetse tunanaganira ku byo Allah yasorejeho muri iyi sura. Muri suratu an-Naba amma yatasaalun, Allah subhanahu wa ta'ala yaganiriye ku bikorwa bitandukanye bigaragaza ingufu ze, bigaragaza ubushobozi bwe, tugera aho Allah subhanahu wa ta'ala agaya ikiremwa muntu kukutemera Allah, kukudatinya Allah, hamwe no kuba kigaragarirwa n'imbaraga ze, kigaragarirwa n'ubushobozi bwe. Ibyo byatumye Allah subhanahu wa ta'ala aganira ku isezerano ry'umuriro wa Jahannam. Ibi twabiganiriyeho mu isomo ryacu ry'ubushize. Allah subhanahu wa ta'ala avugamo igihe, aravuga ati labithina fiha, abo bantu b'inkozi z'ibibi batigeze bamenya Allah, batigeze bumvira Allah, bazajya mu muriro wa Jahannam. Labithina fiha, bazabamo mu muriro wa Jahannam ahqaba, ibihe bizasimburanwa. Al-Huqub, iki gihe mu isomo ryacu ry'ubushize twarakivuze uko abamenyi ba tafsiri bakiganiriyeho, tubona ko ari igihe kingana n'imyaka 80, imyaka nayo igizwe n'amezi, ukwezi nako kugizwe n'iminsi, umunsi nawo ungana n'imyaka 1000 ya hano ku isi. Ibi twabiganiriyeho mu isomo ryacu ry'ubushize. Allah subhanahu wa ta'ala ati labithina fiha ahqaba, abo bantu bazaba mu muriro wa Jahannam, ibihe bizagenda bisimburanwa. Muri tafsiri twabonye ko hikma iri mu isimburanwa ry'ibihe, nuko abantu bazajya baba mu bwoko runaka bw'ibihano, hukuba nirangira bahindurirwe ibihano. Ibi ngibi twabiganiriyeho ku burebure mu isomo ryacu ry'ubushize. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya ya 30 ya suratun Naba akavuga ati fadhuku, ngaho ubuzima mufite, abinezeza abishima hano ku isi nibishime, falan nazidakum illa azaba, ariko mumenye ko ibihano bya Allah bibategereje ku munsi w'imperuka. Aha niho Ayyubu atubwira ati an Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu qala, aratubwira ati lam yanzil ala ahli an-nari aya ashad min hadhi. Aba basangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam baratubwira bati nta aya nimwe yigeze imanuka muri Qur'ani iteye ubwoba ivuga ku bantu bo mu muriro nk'iyi, aho Allah avuga ati fadhuku, ngaho niba mufite ibyo murya, niba bafite ibyo binezeza hano ku isi, niba bikore, ariko bamenye ko umuriro bategereje. Falan nazidakum, uwari mu buzima bw'iraha hano ku isi ntategereze ko hari ikindi kimutegereje, ntategereze ko ari iraha nk'iryo yarimo hano rimutegereje. Allah ati falan nazidakum illa azaba, nta kindi kizabasanganira usibye igihano Allah subhanahu wa ta'ala azakiturinda. Aha rero bavandimwe b'Islam, ibihano fadhuku falan nazidakum illa azaba, iyi aya ubushize twari twayiganiriyeho, ariko iyo nyigarutseho nkayitindaho ni ukuvuga ngo haba hari ikintu kindi nshaka kongeraho ku bisobanuro by'iyi aya. Bavandimwe b'Islam,
فقد جمع الله سبحانه وتعالى لأعدائه يوم القيامة ألوانا من العذاب. الله سبحانه وتعالى كمونتي ومروكا يتغوري أبانزيبه هانو كويس إبي هانو بجامو كتاندو كان يكمونتي ومروكا الحسي إبيري سايكولوجيكو والمعنوي ndetse n'ibiri physical. Ibi ni bihano Allah subhanahu wa ta'ala yateganyirije abantu ku munsi w'imperuka. Ibihano bizababaza abantu mu mitekerereze n'ibihano bizababaza abantu mu buryo bw'umuriro. Ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati fadhuqu, ngaho nimwinezeza hano kwisi, nimurye, nimwishimishe, nimubeho mwiraha. Rwose murabibona uko abantu bariho, murabibona uko abantu badamaraye. Twese turabibona uko abantu biyibagiwe bakanibagirwa ikibategereje. Allah ati falan nazidakum, ariko nta kindi tuzabongerera nyuma y'ubu burangara abantu bafite kwisi illa azaban, usibye igihano. Bavandimwe b'Islam, ibihano Allah subhanahu wa ta'ala yateganyirije abatamuzi, yateganyirije abanzi be ku munsi w'imperuka birimo ibice bibiri: ibihano by'imitekerereze ndetse n'ibihano by'umubiri. Tukira ahangaha ndagira ngo mbabaze ikibazo kimwe numve. Muri tayari mbabaze igihembo cya mbere gikomeye Allah subhanahu wa ta'ala azereka abantu bo mu ijuru, azaha abantu bo mu ijuru ni iki? Abakizi bamanike ndebe. Igihembo cya mbere kiruta ibindi Allah azagororera abantu bo mu ijuru, abakizi ni bande? Naam, kanebe ku ruhande rwa hariya hirya. Naam, tafadhal munguni. Ego ni wowe. Naam. Kumubona, igihembo cya mbere gikomeye kizashimisha abantu bo mu ijuru ni ukureba Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma igihano cya mbere gikomeye Allah azahanisha abantu bo mu muriro ni ikihe bavandimwe b'Islam? Murakizi? Naam, tafadhal. Kurya ni igihano gitoya ugereranyije n'igihano gikomeye gitegereje abantu bo mu muriro wa Jahannam. Naam, hari ugitekereza? Tafadhal. Kuzuka uri impumye. Naam. Mukanya nkuko nari maze kubivuga, Allah subhanahu wa ta'ala yateganyirije abanzi be hano kwisi ibihano bizabababaza mu mitekerereze. Umuntu akagira pressure, umuntu akagira ibitekerezo byinshi, akagira ibibazo biri psychological. Igihano cya mbere gikomeye bavandimwe b'Islam, a'zamu azabun nari, igihano cya mbere Allah azahanisha abantu bari mu muriro, hijabuhum an rabbihim azza wa jalla, gushyira ipaziya hagati yabo na Allah, ku buryo nta muntu wo mu muriro uzashobora kubona Imana subhanahu wa ta'ala. Allah muri Qur'an suratul Mutaffifin twara isesenguye aya 15, Allah aratubwira ati kalla, ndabarahiye, innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, kuri uwo munsi bazahanishwa kutareba Imana nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Islamu, ni igihano gikomeye kutazareba Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi bizabagiraho ingaruka nyinshi. Innahum yuhramuna min nafari Allahi ilayhim nafra rahmatihi. Icyambere mu bihano abantu bo mu muriro bazahanishwa, ibi bihano byose turimo kureba ni ibihano byose bibiri psychological. Kuba Allah atazatuma bamubona, noneho kuba Allah nawe atazabarebesha ijisho ry'impuhwe. Ni ikintu gikomeye cyane cy'ingiki. Hanyuma ibyo bihano byose turimo kuvuga ntabwo twari twagera ku mubiri. ويحرمون من التلذذ بكلامه الذي فيه تكريمهم وتشريفهم. ntabwo bazavugisha nyagasani subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo azabavugisha. Bivuze ngo kuvugana na Allah subhanahu wa ta'ala ni igihembo, kureba Allah ni byiza, nicyo gihembo cya mbere cyiza ku munsi w'imperuka abantu bazajya bishimira kureba Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo nabo Allah azareba muri bo, yanzuru ilayhim nazra al-ghadban, azabareba n'uburakari, handi kubareba kizaba ari igihano kuri bo. Wa yasma'una kalamahu alladhi yuwabbihuhum bihi, nabazumva Allah subhanahu wa ta'ala muri bo
bazumva ijwi rya Allah ribashinyagurira. Allah babwira ati ibi nibyo mukwiye. Allah babwira ati mwibuke intumwa zanjye ubwo zabageragaho ibyo zababwiraga uko namwe mwitwaraga nukuvuga ngo namagambo muri bo abanzi ba Allah nabazumva ijwi rya Allah subhanahu wa ta'ala rizaba rijwi ribabwira amagambo abaca intege. Yuwabbihuhum, Allah subhanahu wa ta'ala abasekerera ababwira ati mwarabwirwaga mukigira abantu bazi ubwenge none muhame hamwe. Ibyo byose fayazdaduna hasratan wa alama, bizabongerera kwikunja kwijima ndetse n'ububabare bw'imitekerereze. Wal'iyadhu billahi bavanywe b'Islam, Allah subhanahu wa ta'ala azaturinda igihano cy'umuriro wa jahannam. noneho ahaninaho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati innal ladhina yashtaruna bi'ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalila, bariya abantu bafata idini ya Allah bagafata ibyo basezeranijwe na Allah bakabikuba na zero, ulaika la khalaqa lahum, abo nabo nta kintu bafite bategereje imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, nta kintu bafite bategereje imbere ya Allah fil akhirah, ku munsi w'imperuka nta kintu bafite. Wala yukallimuhumullahu, mu bihano nanone bafite Allah ntazabavugisha, kutavugishwa na Allah ku munsi w'imperuka ni igihano. Wala yanzuru ilayhim yawma alqiyama, Allah subhanahu wa ta'ala ntazabareba, Allah kubareba kutabareba ni igihano. Wala yuzakkihim, kandi Allah subhanahu wa ta'ala ntazabavuga neza, ntazabeza. At-tazkiya, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala azavuga neza bo mu ijuru akavuga ati nam, turaza kuza kubibona muri aya mukanya. Walahum adhabun alim, kandi bazaba bafite n'ibihano bibabaje mu by'ukuri. Nanone Allah muri suratul mu'minuna aya 108 aratubwira ati qala khsa'u fiha wala tukallimun, ni mugende mwicare muri jahannam abarimo muba kandi ntagire utinyuka kumvugisha. Umva ibintu by'abantu mu muriro, hari abazi ko ari kujya gushya gusa, harimo n'ibihano biri psychological. Allah subhanahu wa ta'ala abwira ati ntiyagire utinyuka kumvugisha. Wa min al-adhab al-ma'nawi, no mu bihano nanone abari mu muriro bazahanishwa by'imitekerereze, annahum yahrumuna min musahabati al-anbiya was-siddiqin wash-shuhada was-salihin, bazaziririzwa guhura n'intumwa, kuvuganirwa n'intumwa, guhura n'abakoraga ibikorwa byiza, guhura na shuhada, guhura n'abemeramana. Ahubwo wahasuna ulaika rafiqa, nuko abayisilamu bagenda barutanwa mu gukora ibikorwa byiza. Bari abantu b'inkozi z'ibi bari mu muriro wa jahannam bazaziririzwa guhura nabo. Wa inna ma yusahibuna al-ashrar, ahubwo uzasanga barimo bashyirwa iruhande y'ababi. Babwira umuntu bati wowe uri mu gikundi cya Farao, babwira umuntu bati wowe uri mu gikundi cya Hamana, babwira umuntu bati wowe uri mu gikundi cya runaka, uko bagiye basimburanwa kugeza ku munsi w'imperuka, n'ubu none habariho nkabo. Wa bi'sal ashab, mbega uburyo aba bantu bazashyirwa mu bikundi by'inshuti mbi ku munsi w'imperuka. Hanyuma ibihano bizababaza abantu mu buryo bw'umuriro, icyambere azabun nar, harimo umuriro nyirizina jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala azayiturinde. Hakabamo az-zamharir, ubukonje, shiddatul bard, muri jahannam hari departement birimo ubukonje. Ushobora kubwumva ukavuga utabaza bari mu bukonje nibe nabo. Nibwo watekereza abavandimwe b'Islam, siko watekereza uti nibe n'abazaba bari mu bukonje, waba wibeshye. Garuka mu mateka ya Ibrahim alayhi salam, urebe ubwo Ibrahim yasenyaga ibigirwamana. Murabyibuka ukuntu byagenze, asenya ibigirwamana. Baraje baramubaza bati ya Ibrahim, man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim, ibigirwamana byacu. Bo ntago babyitaga ibigirwamana, babyitaga imana. Imana zacu ninde wazisenye? Yewe Ibrahim. Ibrahim arabareba, yari yazisenye ibigirwamana byabo, yarabishenye, asiga kimwe kinini cyambaye ishoka. Arababwira ati fasalu kabiruhum hadha, mwagenda mukabaza kiriya kinini cyambaye ishoka, wasanga ari cyo cyagize umujinya kigasenya ibindi. Je murambaza iki?
Qur'an iratubwira iti farajahu ila anfusihim, nabo bwabo barongera birebaho, baramubwira bati so Ibrahim wowe ugeze ubona bino bintu bivuga wowe kudutuma ngo tujya kukibaza. Arangije arababaza ati so murambaza iki ngewe, ninde wabwiye ngo musenge ibintu bitavuga mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala? Birangira bafashe umwanzuro wo kumuhana, birangira bafashe umwanzuro wo kwihimura no guhorera ibigirwamana byabo. Baragenda bacana umuriro, barawucana igihe kirekire, barangije baraza bakora imigozi bagombaga gukoresha kugira ngo bamunage. Muri iyo migozi bagombaga gukurura mu migozi imeze nk'itapita, bakarekura akagenda mu kirere akagwa muri wa muriro batigeze bawegera. Nabo nta bushobozi bari bafite bwo kuwegera. Isaha yo kumunaga muri uwo muriro bakoresheje iyo migozi baregura imeze nk'itapita igeze, Allah subhanahu wa ta'ala ku ntumwe ku muntu nk'uwo mukunzi wa Ibrahim, Allah abari bugufi. Allah ntabwo avunika, nitwe tuvunika kubera ko tutamuzi, ubuzima bukaturushya kubera ko tutazi Imana. Umuntu akaryama ntasinzire kubera ko atazi Allah, Allah nta kimuvuna. Abantu bacanye umuriro baravunitse, bararushye. Isaha irageze bafata intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, umwana muto Ibrahim, bamuziza ko yashenye ibigirwamana byasengwaga mu kimbo cya Allah. Barangije bamushyira mu migozi barakurura, barangije bararekura, baravuga bati uyu ngo yaragenda gwe muri uriya muriro. Nabo nta bushobozi bari bafite bwo kuwegera ngo bamunage. Ibrahim ari mu kirere, ari majya kuri uwo muriro, ari mu kirere akigifite iriya airflow, iriya speed ya migozi, atarageraho umuriro uri. Allah subhanahu wa ta'ala ahamagara umuriro, arababwira ati muriro wariye byinshi, watwitse byinshi, uramenye. Allah yakoresheje iriya jambo, mukurikire mwumve iryo jambo niryo yaringamije kugira ngo tugere kuri azamharir. Allah yaravuze ati muriro kuni bardan ba imbeho. None wowe kutekereza ko abantu bazaba bafite imbeho mu muriro wa jahannam bazaba ariho neza? Allah arangije yongeraho configuration, yongeraho setting y'iyo mbeho, aravuga ati wasalaman, ibimbeho y'iki y'amahoro ala Ibrahim. Bivuze ngo Allah abwiye umuriro ngo ba imbeho. Ushobora kugenda ngo ubemo iminota ibiri, ushobora. Allah yaravuze ati ube imbeho, wasalaman, ibimbeho y'amahoro. Azamharir ni imbeho y'igihano mu muriro wa jahannam, wal iyadhu billah. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, musanyirangendo w'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu batubwiye ku kigendanye n'umuriro. Ibn Abbas aratubwira ati yastaghithu ahlu an-nari min al-har, abantu bazaba bari mu muriro wa jahannam bazaboroga, baboroge kubera ubushyuhe, babwire Allah bati Allah turashize, turi gushya. Basaba Imana subhanahu wa ta'ala fayughathuna birihin barida, Allah subhanahu wa ta'ala najya kwakira ubusabe bwabo aboherereze umuyaga ukonje, umuyaga ukonje. Fasadaha al-'idhamu barduha, uwo muyaga ngo uzajya ukubita abantu amagufa avunguke. Noneho kuri amagufa arimo kuvunguka kubera ubukonje, fayasaluna al-harra, bongera babwira Imana bati watubabariye ukatugarurira wa muriro ko twumva dushize. Rero niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati fadhuqu, abashaka kubaho mwiraha batazi Allah, barwanya Allah, barwanya inzira ze hano ku isi, nibabeho nibisanzure. Falan nazidakum illa adhaba, nta kindi kibategereje kitari igihano. Mu muriro wa jahannam avanywe wa Islam harimo azamharir, iyo mbeho twavugaga, hakabamo as-salasil, iminyururu, wal aghlala, imigozi n'iminyururu, wal maqami, harimo n'inyundo za kinubi. Murayizi iyo nyundo Allah yayivuze muri Qur'an, muyihe sura mukurikire mwumve. Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Hajj aya 21 yaravuze ati walahum maqami'un min hadid, inyundo kabuhariwe z'ibyuma. Hadid ni icyuma, mu muriro wa jahannam zizaba zirimo. Wayinyuri ruhande uri mugenda ufite muzunga kubera umuriro ukumva kwashije mu bwonko. Wal iyadhu billahi, bavanywe mu Islam ibi bintu abantu barabibwirwa bakabitega amatwi, ariko
ikibazo abantu bagira nuko bishushanya mu nzagihe ariko inzagihe yahehe ubizi ute niba ushobora gupfa mu gitondo nko guhumbya no guhumbura ukabona ukangukiye muri iyi situation kuko Allah yaratubwiye ati innahum yarawnahu ba'ida umurira abantu bawutekereza kure jahannama abantu bayitekereza kure umunsi w'imperuka tuwutekereza kure wanarahu qariba ariko twe tubona uwo muriro urabugarije umunsi w'imperuka urabugarije uri bugufi yabo cyane Allah ati nikis yoma takunu samaa kalmuhl bazajya kubona babona ikirere kirahindukiye bazabaza heza Allah muri suratul hajj aya 21 walahum maqami'u min hadid mu muriro wa jahannam hazaba harimo inyundo zo guhonda abantu min hadid zikozwe mu byuma muri surati ghafir aya 71 na 72 Allah katubwira ati idhil aghlalu fi a'naqihim imijugunya n'imigozi n'iminyururu izabiri mu majosi yabo wasalasilu n'iminyururu babambye fil hamim thumma fi nari yushabun bakajya bakururwa bakajyana aho umuriro wa sawa sawa haraba mareka bashinzwe ibyo bihano mu muriro wa jahannam ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati fadhuqu mubareke babeho uko bashaka ariko ibi birabategereje bivugwa hangaha mu bihano nanone byo mu muriro wa jahannam bitegereje abanzi ba Allah bivugwa muri iriya aya 30 y'isura annahum yakuluna min shajarati zaqqum igiti cy'igihano mu muriro wa jahannam ntabwo ari papayi ntabwo ari igiti cy'avoka ntabwo ari igiti cy'insina ni igiti cyitwa azaqqum icyo giti umuntu arakirya yarangiza akababara mu nda cy'amahwa cy'umuriro kibi ni igihano icyo giti ni igihano Allah aratubwira ati bazarya icyo giti cya zaqqum kibishe cy'igihano ويشربون عليها ماء بلغ النهاية من الحرارة nibarangiza abantu banywe amazi afite degree ya nyuma y'ubushyuhe Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul waqi'a aratubwira ati thumma innakum ayyuha dhallun almukaththibun naho mwebwe abayobye muhakana Allah mugahakana n'idini ye la akiruna min shajaratin min zaqqum bazarya igiti cy'igihano kibishe cya zaqqum famali'una minha albutun icyo giti bazacyuzuza mu nda zabo fasharibuna alayhi min alhamim bazagisomeza amazi ya mariki mu muriro bazarya mu muriro bazaryama haraho Allah muri Qur'an yavuze kuvuro rizo mu muriro mihad n'imisego byo mu muriro ari ibihano Allah subhanahu wa ta'ala azabiturinde mu by'ukuri bavana mu Islam kurundi ruhande muri iyi suratul naba Allah yaganiriye kuri babandi bamuzi alladhina amanu babandi bemeye Allah wa kanu yattaquna bakanamutinya mu buzima bwa hano kwisi Allah yaravuze ati lahumul bushra bategerejwe n'ibyiza ni ibihe bavana mu Islam muri aya 31 Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati inna lil muttaqina mafaza abemeye Imana bakayitinya bakayumvira hano kwisi bakigengesera amategeko yabo bafite insinzi Ibn Abbas aratubwira ati fazu insinzi ya mbere bafite ni iyihe naju minan nari nukurokorwa mu muriro wa jahannam Allah subhanahu wa ta'ala zawuturinde niyo nsinzi ya mbere bavana mu Islam igihembo cya mbere cy'abantu bo mu ijuru nukurindwa umuriro wa jahannam kurindwa umuriro wa jahannam ni cyo gihembo cya mbere cy'abantu bo mu ijuru ukavuga uti aba bantu batangiye guhembwa kuba Allah abashize kure y'umuriro wa jahannam faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna uzashirwa kure y'umuriro akagira amahirwe akinjizwa mu ijuru faqad faz wazabatsinze ni nayo mpamvu hano Allah tubwira ati inna lil muttaqina ibyo bizaba kuri abandi batinya Allah mafaza bazabona insinzi ya mbere ni yihe Ibn Abbas ad-Dhahhak Mujahid Qatada nabandi baratubwira bati najaw minan nari kurokorwa mu muriro wa jahannam hanyuma hari n'ibindi byiza byinshi bazaba bafite kindi ni kihe Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati hadaiqa wa a'naba bazaba bafite mwijuru ubustani amajarde y'imbuto y'ibiti bya kimeza itende murarizi bavanywe ba Islam itende murarizi ibiti by'itende ni byiza mwijuru bizaba biharari byinshi Allah yabyise anaban an-nakhil wa ghayra n'ibindi byiza byinshi Allah subhanahu wa ta'ala yavuze mwijuru insina
talhin mamdud, hazaba hari insina z'imineke nziza mu ijuru bavandimwe b'Abayisilamu. Hanyuma mu bihembo byiza bizaba biri mu ijuru harimo wakawaiba atraba, alhuril ain. Abangaba twabagarutseho muri aya nyinshi zitandukanye za Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yabise kawaiba atraba, avuga ko ari abagore bazaba bari mu ijuru bafite ibituza bigihagaze neza kubera ko bazaba ari amasugi. Allah baganiriyeho muri aya za suratul Waqi'a. Allah nadushoboza kwigeraho tuzareba kuburebure uburyo Allah yabavuze muri suratul Waqi'a insha Allah ta'ala. Allah avugamo section irebana na bano bagore, akavugamo imiterere yabo n'ibyiza byabo byinshi. Bagenzi bacu, timwe mukunda abagore, ni gute muri Qur'ani mutari gushyiramo abagore? None se iyo urebye hano ku isi ikintu abantu bishimira kuruta ibindi niki? Kibatwara imbaraga, kikabatwara imitungo, kikabatwara igice kinini cy'ubuzima bwabo, kikabanezeza, kigatuma baruhuka bagasinzira. Allah ni uzi ibyiza akwiriye guhemba umuntu. Allah ni uzi ibyiza umuntu akunda akwiye kandi ashobora kubona akavuga ati koko Allah arampembye. Rero Allah subhanahu wa ta'ala, ijuru ni ingoro yo guhembwa no kugororerwa. Kandi mu masomo yacu yashize twavuze ko Allah ibyo abantu yashyize hano ku isi bakunda n'ubundi nkabyo azabishyira mu ijuru, wa mithluha ananabyongere. Ariko biriya abantu bakunda hano ku isi ni ikimenyetso cy'uko no mu ijuru ari byo abantu bashobora no gukunda nanone, bakavuga bati ibi ku isi twari twarabibuze cyangwa se tubibona nabi cyangwa se twaranabiretse kubera Allah, ariko uyu munsi tubifite ari iki? Ari igihembo. Ntuzajya wumva abantu bakerensa abagore kuba mu ijuru cyangwa se kuba mu bihembo Imana bazaba bafite mu ijuru harimo kunezerwa n'imiryango yabo mu ijuru mu buryo bw'abagabo n'abagore, ukumva bari barimo barabirwanya, akazi kabo no kuririmba gusa mu ijuru. Sawa? Allah subhanahu wa ta'ala ati wakawaiba atraba. Hanyuma waka'san dihaqa, mu ijuru nanone ibindi byiza bizaba biriyo. Ibn Abbas aratubwira ati hazaba hari ibirahure byo kunyweramo mamlu'a, byuzuye, mutatabi'a, biri ahantu ku mirongo. Ibirahure abantu bakanywa bigashira, ibindi bikaza abantu bakanywa. Mu ijuru hazaba hari ibinyobwa by'amoko yose bavandimwe b'Abayisilamu. Hanyuma mu ntema zo mu ijuru nanone umutekano bavandimwe b'Abayisilamu. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Mpaka mu ijuru nta abantu bazumva manjwe, ibintu bidafite akamaro biba hano ku isi bitwara abantu igihe bikabarindagiza, bikaba abantu ugasanga baratakaye. Mu ijuru nta bizaba bihari. Lagwan, amagambo yamanjwe, wala kidhaba, n'ibinyoma. Mu ijuru nta bintu by'ibinyoma bizaba bihari. Ibn Kathir aratubwira ati la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Icyo bivuze ni nk'ibyo Allah yavuze muri surati Tur aya 23, la lagwun fiha wala ta'thim. Mu ijuru nta kugira nabi kuzaba guhari ndetse n'amagambo yamanjwe azaba hari. Laysa fiha kalamun laghun 'arun 'anil fa'ida. Nta bintu mu ijuru abantu bazumva bidafite akamaro. Wala ithm, ntibazumva ibyaha. Wa kidhib, ntibazumva n'ibinyoma. Bal hiya darus salam, ijuru ni ingoro y'amahoro. Nta bicanyi bazaba bari mu ijuru, nta bajura bazaba bari mu ijuru. Gutya kwakunda abantu bava ku ishuri bananiwe, ukajya gutya ugasanga yasize inkweto hanze akajya kuryama mu gitondo wabyuka ntuzibone. Mu ijuru nta bihari. Abantu bari mu ijuru nta bajura babarimo, abantu bari mu ijuru nta abantu babunza amagambo bahari. Kubunza amagambo mu ijuru n'ibihari, iyo ni business ya hano ku isi. Umuntu akavuga ati reka ngende mbunza amagambo wenda ndebe ko nshobora kugira icyo mbona. Ibyo ni ibya hano ku isi, nibyo bita lahu, bitunze abantu bo ku isi. Mu ijuru nta bihari. Ibintu amagambo ateranya abantu lagwun yamanjwe mu ijuru nta yahari. Jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba, muri aya 36 y'iyi sura Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati jaza'an min rabbik, icyo ni igihembo giturutse kwa Allah. 'ata'an, Allah subhanahu wa ta'ala azahabemera mana hisaban, kandi abahe mu buryo bwuzuye kubera ibyo bakoraga hano ku isi. جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا الذي ذكرناه biriya bihembo bivuzwe muri izi aya zo hejuru, muri aya imwe ebyiri eshatu ariko zikubiyemo ibintu byinshi. Allah yavuze alfawzu, intsinzi. Allah subhanahu wa ta'ala arongera avuga hadaiqa, abagore beza. Allah subhanahu wa ta'ala avuga amajaride arizo hadaiq, avuga n'abagore beza.
hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala avuga n'imico izabiri mu ijuru ko inyuranije n'imico ibangamiye abantu. Icyo nacyo ni igihembo abantu kuba bari ahantu hari umutekano wuzuye. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati jazaan min rabbika, icyo ni igihembo Allah azabaha, ataan hisaban wafiyan kafiyan, kizaba ari igihembo cyuzuye kandi abantu bakwiye kubera ibyo bakoze kubera Allah. Niyo mpamvu Ibn Kathir akubwira ati jazahumullahu bihi wa a'tahumuhu, ibi bihembo byavuzwe haruguru Allah azabibaha bifadlihi, kubera impuhwe ze, ibyiza bye, wa ihsanihi, n'ineza ye, wa rahmatihi, n'impuhwe ze. Bavandimwe b'Islam, ataan Allah abaheremo, hisaban kandi abaheremo mu buryo bwuzuye. Iri jambo hisaban risobanura kafiyan, ibyo Allah azaha abantu bizaba bihagije, bibahagije. Wafiran, nta kwifuza guhari. Shamilan, ari ibintu bifite diversity, bitandukanye mu nema n'ubwiza. Kathiran, kandi byinshi. Allah muri aya 37 akatubwira ati Rabbi samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah umurezi w'isi n'ijuru, wama bainahuma, n'ibirimo hagati. Ar-Rahman, akaba ari we Ar-Rahman. Ar-Rahman ni izina murarizi, dufite Ar-Rahman tukagira na Ar-Rahim. Aya mazina atandukaniye he? Naam, Ar-Rahman ni impuhwe za Allah kubemera Imana n'abatarabemera Imana, kubemera Imana n'abahakanyi, kubaza Imana n'abatayizi, igihe bakiri mu buzima bwa hano ku isi, igihe bakiri mu buzima bwa hano ku isi. Ariko iyo bamaze kubuvamo, Allah subhanahu wa ta'ala sigara ni impuhwe z'uruhande rumwe. Ar-Rahim, impuhwe kuri bande? Kubemera Imana gusa. Ni washaka mukubita inyunduru muri jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala impuhwe ze ni kubemera Imana gusa nyuma y'urupfu, nta kindi. Allahu akbar. Allahumma arhamna bi rahmatik. Allah subhanahu wa ta'ala duhundagazeho impuhwe ze. La yamlikuna minhu khitaba. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati Rabbi samawati wal ardi, ni Allah umurezi w'isi n'ijuru, wama bainahuma, n'ibirimo hagati. Ar-Rahman, ufite impuhwe ziganje, nyirimpuhwe. La yamlikuna minhu khitaba, abo bantu batazi Allah, izo nkozi z'ibibi, abo banzi, ntawe uzatinyuka kuvugisha Allah ku munsi w'imperuka. Mwacyumvisha igihano hano? Mwamaze kukimenya? La yamlikuna minhu khitaba, ntawe uzatinyuka kuvuga, gukopfora imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka. Ibn Kathir atubwira ati la yaqdir ahadun ala ibtida'i mukhatabatihi illa bi'idhni, ndetse ku munsi w'imperuka muri rusange nta muntu uzashobora kuvugisha Allah subhanahu wa ta'ala atarahabwa uburenganzira na Allah. Kuvugisha Allah ku munsi w'imperuka azajya abanza guha uburenganzira ati noneho runaka nguhaye uburenganzira, vuga. nkuko Allah muri suratul Baqara muri ayatul Kursi atubwira ati man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni, ese ninde uzatinyuka kuvugira umuntu ku munsi w'imperuka nta burenganzira yahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyuma bagatora adhana, Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati yawma ya'ti, kuri uwo munsi w'imperuka la tukallimu nafsan illa bi'idhni, nta uzatinyuka kuvuga usibye kuri idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nayo mpamvu Allah tubwira ati la yamlikuna minhu khitaba, nta uzatinyuka kuvuga atabiherewe uburenganzira. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa, ku munsi w'imperuka, umunsi roho n'abamarayika bazahagarara ku murongo muri marasim, muri gahunda z'umunsi w'imperuka. Ar-ruh, al-muradu bir-ruh, icyo Allah subhanahu wa ta'ala yaragamije kuri iri jambo roho, umunsi roho n'abamarayika bazahagarara ku mirongo. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman, nta uzatinyuka kuvuga usibyo Allah azaha uburenganzira. Wa qala sawaba, kandi nawe yavuga akavuga ukuri. Al-muradu bir-ruh, uyu roho uzaba uri ku murongo n'abamarayika, hari tafsiri nyinshi abamenyi batanze bavuga kuri uyu roho, harimo no kuba ari marayika Jibril alayhi salam, ariko Ibn Jarir umusesenguzi wa Qur'ani avuga ko roho zigamijwe hariya ari abantu, banu Adam. Ni nkaho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati ku munsi w'imperuka abantu bazaba bari ku mirongo ndetse n'abamarayika bari ku mirongo, bose uko bahagaze. La yatakallamuna, nta ushobora gutinyuka kuvuga usibye uwo ahaye uruhushya, kandi nawe yavuga. Wa qala sawaba,
akavuga ukuri. Sawaban ikigamije hano haqqan nukuri, wa min al-haqqi ndetse nukuri nyako kuzavugwa ku munsi w'imperuka, la ilaha illa Allah, nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma rero kuri uwo munsi nanone umunsi w'imperuka nta uzatinyuka kuvuga, nta nuzahabwa uburenganzira bwo kuvuga usibye intumwa. Umunsi abantu bazaba bari kuri ardul mahshar, intumwa zonyine nizo zizaba zifite ubushobozi bwo kuvuga. Niyo mpamvu Allah tubwira ati la yatakallamuna, nta uzatinyuka kuvuga usibye uwo Allah azaha uburenganzira, kandi abazaba bafite ubwo burenganzira bazaba ari intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma Allah akatubwira ati dhalika al-yawmul haqq, uwo azaba ari umunsi w'ukuri. Al-yawmul haqq ni umunsi w'ukuri. Impamvu Allah yawise gutya ni uwuhe? Al-kain la muhala, ni umunsi uzaba, nta kizawubuza kubaho. Niyo mpamvu Allah umunsi w'imperuka wise umunsi w'ukuri. Urupfu ni ukurira cyangwa ntabwo ari ukuri? Kubera iki? Kuki abantu uwo ari we wese ujya ukamubaza niba urupfu ari ukuri ahita akubwira ko ari ukuri? Ni ukubera iki? Ni ukubera ko babizi ko baravutse babona barimo barashyingura, sibyo? Ko bagira ubwenge bakabona barashyingura bati bati urupfu ni ukuri ruriho noneho uru nta warushidikanyaho. Ariko kuzuka abantu babishidikanyaho cyangwa ntibabishidikanyaho? Kubera ko batarabibona. Umunsi w'imperuka bawushidikanyaho cyangwa ntibawushidikanyaho? Kubera ko bicaye bagategereza bakaba babona utaraza. Ni nayo mpamvu Allah wise dhalika al-yawmul haqqi, wa ni umunsi w'ukuri. Al-kainu la muhala, ni umunsi uzaba nta kintu kizawubuza kubaho, nta kintu kizawubuza kubaho umunsi w'imperuka. Faman sha'a attakhadha ila rabbih ma'aban, uzashaka azawitegura. Uzashaka uwo munsi w'imperuka azakore ibikorwa bituma Allah subhanahu wa ta'ala mwishimira, awitegura imbere ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala aba ari we agira intego y'ubuzima bwe. Marji'an, Allah subhanahu wa ta'ala umugire reference y'ibyo ukora. Ujye ubanza urebe ikintu niba ari halali imbere ya Allah, urebe niba ari haram. Wowe urimo kwitegura icyuzi kizaba, ntukwiriye kumera nk'abandi bari mu gihirahiro bazi ko ubuzima bwabo buzarangirira hano ku isi. Allah umugire tariqa, inzira yawe yo kubaho, yahtadi ilayhi. Allah umugire manhaj, umugire umuyoboro w'ubuzima bwawe n'ibyo ukora mu buzima bwa buri munsi. Ibi Allah yabikusanyirije mu ijambo rimwe, faman sha dhalika al-yawmul haqq, umunsi w'imperuka ni umunsi w'ukuri uzaba nta kizawubuza kuba. Faman sha, ufite ubwenge uzashaka, ittakhadha ila rabbihi ma'aba, intego y'ubuzima bwe nayigire Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi birasa nka aya nyuma ya suratul kahf, faman kana yarju liqa'a rabbih, uwumva mu buzima bwe ko igihe kizagira agahura na Allah natandukane n'abandi, falyamal amalan saliha, azakora ibikorwa byiza mu buzima bwa hano ku isi, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, kandi ntazakora shirki mu buzima bwa hano ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya nyuma dusorejeho iyi sura akatubwira ati inna anzarnakum azaban qariba, tubatinyishije igihano kiri bugufi, twabatinyishije igihano cy'umuriro kibari hafi, tubatinyishije ibiremwa abari ku isi igihano kibategereje cy'umuriro wa jahannam. Twakibonye muri aya nyinshi za juzu amma mu masura atandukanye, ndetse no muri isura ubwayo Allah subhanahu wa ta'ala yakigarutseho. Icyo gihano ni ikihe? Yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah, umunsi umuntu azasubiza amaso inyuma agasoma mu bitabo azaba yahawe, akareba ibyo yakoze mu buzima bwa hano ku isi. Wayaqulu, akavuga ati, wayaqulu al-kafir, umuhakanya akavuga ati ya laytani kuntu turaba, iyaba nari nibereye igitaka. Ni iyihe mpamvu abahakanyi ku munsi w'imperuka bazifuza kuba igitaka? Ibn Kathir atubwira ati inna anzarnakum azaban qariba, tubatinyishije tubaburiye n'igihano kibategereje kandi kiri bugufi. Bavandimwe b'Abayisilamu, ibitekerezo by'imperuka iri kure, twebwe ntidukwiriye kubigira. Bagenzi bacu bakwiriye kubigira. By'imperuka iri kure, kuko ntabwo bazi ko iyo umuntu apfuye aba yitangiye, ntabwo babizi. Bazi ko iyo umuntu apfuye aba agiye kuruhuka. Twe ntitugomba kumera nkabo.
Allah yaratubwiye ati inna anzarnakum azaban qari, turababurira n'igihano kibari bugufi. Umuntu gupfa biri bugufi yo wari we wese, byashoboka nonaha, nyuma y'isaha, mu gitondo, nyuma y'iminsi atarwaye, ni mugoroba, nyuma y'icyumweru arwaye, ni bugufi. Ibn Kathir arakubwira ati ikizaba cyose kiba kiri bugufi. Gipfa kuba kizaba kiri bugufi. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu. Ibi birasa n'ibyo Allah yatubwiye muri suratul Kahf aya 49, wa wajadu ma amilu hadira. Ibyo abantu bakoze hano ku isi bazabisanga mu bitabo bazahabwa ku munsi meruka. Ibitabo twanaganiriyeho muri suratu al-inshiqaq. Allah subhanahu wa ta'ala mu yindi suratul qiyamah tuzayisesengura mu masomo yacu ari imbere akatubwira ati yunabba'ul insan yawma idhin bima qaddama wa akhar. Ku munsi meruka umuntu azahabwa amakuru y'ibyo yakoze hano ku isi, yerekwa ati do ibingibi nibyo wahereyeho kandi nibyo wari gushyira inyuma, ibingibi nibyo washize inyuma kandi nibyo wari gushyira imbere. None se gufungura iduka, gucuruza biri imbere y'isara mu buzima bwano ku isi. Yunabba'ul insan yawma idhin bima qaddama wa akhar. Kuri munsi Allah azakubwira ati bimenye maruka banzu gasari, warangiza ukajya mu iduka. Kubera iki bavanywe abayisilamu? Isala intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iratubwira iti awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Ikintu cya mbere umuntu azabarurirwa ku munsi meruka ni isala. Ni iki kindi se? Ni business se dukora. Ni nayo mpamvu Allah aratubwira ngo yunabba'ul insan yawma idhin bima qaddama wa akhar. Kuri munsi umuntu azerekwa bamubwira ati dore ukuntu ibintu wabicuritse, nkaho wahereye kuri ibi byakabaye bigufitiye akamaro nonaha mu buzima bw'ubuziraherezo. Wahereye ku bintu byo mu isi wasize nyuma y'imyaka 5, nyuma y'imyaka 10, nyuma y'imyaka 20, yigira 100 muri arzalil umri bagutwara mu kagare. Bavanywe abayisilamu, aya ni amasomo abemeramana bafite bakwiriye kugira akabatandukanya n'abandi bantu bariho ubuzima bwo kumva ko hano mu isi biyakiriye bagezeyo. Basi umuntu n'ufite amafaranga, utayafite niyo waba usari bimeze gute ntacyo uri cyo, basi nabo. Ariko wese uko ukwiriye kumera. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Kuri uwo munsi umuhakanyi azavuga ati yaba nari nibereye igitaka. Impamvu niye bavanywe abayisilamu, innama yawaddu dhalika hina yahkumu Allahu bayna al-hayawanat. Ku munsi meruka Allah azacira imanza ibiremwa bye byose, azacira imanza inyamaswa allati kanat fi dunya, inyamaswa zabaye mu buzima bw'hano ku isi. Fayafsalu baynaha bihukmihi al-'adl. Allah azaca imanza hagati y'ibisimba n'inyamaswa. Murabizi ibisimba mwarabibonye ukuntu bibaho, mwarabibonye ko biryana sibyo? Biraryana, bibaho n'ibisimba, bibaho nk'ibisimba muri bwa buryo bwabyo bwo gukomeza kubaho. Kiriya nyine kiragerageza kwirukanka kugira ngo gikize ubuzima bwacyo, ariko kirimo kirirukankanwa na cheetah, kirimo kirirukankanwa n'intare, ikirusha ingufu bikarangira ikishe ikakirya. Ibi byose ku munsi meruka bizazuka bikore n'urubanza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir atubwira ati fayafsilu baynaha bihukmihi al-'adl. Allah bicire imanza hatta innahu la yuqtassa li shati al-jamma' min al-qarna. Ha niho inyamaswa yishindi yiteye ihembe ku munsi meruka izakorerwa qisas, yishindi yiteye ihembe. Fa idha faragha min al-hukm, Allah namara kubicira imanza byose buri nyamaswa yanyuzwe n'urubanza yaciriwe kuri ingenzi zayo zayikoreye vulma, Allah narangiza abibwira ati kuni turaban, nimwibera igitaka. Kubera iki? Ntabwo inyamaswa zaremewe kujya mu ijuru ngo zijyane n'abemeramana mu ijuru, ntizanaremewe kujya hehe mu muriro ngo zijyane n'abagiye mu muriro muri jahannam. Usibye zimwe mu nyamaswa zizaba ziri muri jahannam nk'igihano. Hari urutonde rw'inyamaswa zizajya muri jahannam, zizaba zirimo nk'igihano, zizagira n'uruhare mu bihano byo muri jahannam. Allah naragiza azibwira ati kuni turaban, nimuhinduke igitaka. Fatasiru turaban, inyamaswa zose zihinduka umucanga. Abantu bari hariya bakurikiye urubanza rwabanje rw'inyamaswa bareba, abahakanyi babirebe bavuge bati inyamaswa zibereye umucanga. Fa inda idhin, muri ako kanya inyamaswa zose zabaye umucanga, umuhakanyi azavuga ati ya laytani kuntu turaba, nanjye kuri iyi saha uyu munsi iyo nza kuba nibereye umucanga. Ariko kalla
bizamukundira. Nta kumucanga guhari. Allah subhanahu wa ta'ala azagororera abantu abahembere ibyo bakoze hano kwisi. Niba ari byiza azabahemba ibyiza, tumaze igihe tubiganiraho muri Qur'ani. Niba ari bibi bakoze azabahemba ibibi n'ibihano, tumaze igihe tubiganiraho muri Qur'ani, ndetse ni surati Naba yabihurije hamwe muri izi aya zayo zigeze kuri 39 39 bavandimwe b'Islamu rero turashimira Allah subhanahu wa ta'ala udushoboje gusoza tafsiri ya Juz Amma. Dusaba Imana subhanahu wa ta'ala kuzongera kuduhuriza aha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.